Amahoro abantu mwese mukurikira motorsport ndetse munakurikira Formula 1 hano mukaba mwumva ururimi rw'ikinyarwanda n'ikirundi. Aha rero niho duhurira tuvuga kuri motorsports. Twebwe rero turi Zandre and of course we speak motorsports. Hanyuma rero ubungu kano kanya nje turi kwa gatatu, ariko muri weekend hari iyi weekend igiye kuza tariki 19 z'ukwa karindwi harimo icyo bita Belgium Grand Prix. Ni Grand Prix y'ababirigi muri Formula 1 niho bazabageze, azaba ari round ya 10 bazabagezemo bikaraga muri iyo mihanda nyine y'ababirigi. Nyuma yaho bakubutse kabisa mu Bwongereza muri weekend yabanjirije ishize aho bita Silverstone, ubungu nyine bageze mu Bubirigi. Hanyuma makuru hari ni ikipe bita Ferrari y'Abataliyani ifite ikicaro aho bita Maranello kabisa mu Butaliyani. Ikipe rero ni ikipe ikomeye. Ubundi uyu mwaka utangira iyo bita Mercedes niyo bafataga nka favori kuko ari ifite moteri ikomeye cyane, inafite n'imbaraga cyane, niyo yari ifite moteri rutiza abandi. Ariko byibuze iyi Ferrari yo ikagira icyo bita aerodynamic nanone irenze izindi zose. Aerodynamic rero ifasha umushoferi kuba yatwara ku muvuduko wo hejuru, imodoka ye ntite balance. Imodoka ishobora kuba ifite ubushobozi bwo kugenda ku muvuduko muremure, ariko woka butayitwara kuri uwo muvuduko kuko yahitiguruka. Ariko aerodynamic abenjeniyeri bakora niyo ituma uwo muvuduko wemerewe wawugenderaho imodoka ntite umuhanda. Ibyo rero ibyo ngibyo bikaba iyo aerodynamic yo ku rwego rwo hejuru ni Ferrari yari ifite, ikaba yaranabafashaga mu ma Grand Prix agiye afite amakona menshi. Ariko ama Grand Prix ari mu mihanda ifite za straights nyinshi cyangwa se icyo twakwita imirambi myinshi, Mercedes nayo ikigaragaza ko mu mirambi myinshi Mercedes yabaga yemerewe gufata umuvuduko wo hejuru. Rero ibi ngibi bikasa nk'ibisubizo inyuma Ferrari. Ariko noneho i weekend bazanye iyo bita Macarena. Yingira niriyo wingi Macarena ni karakano k'inyuma kuri modoka za Ferrari. Bigeze gushaka kukazana mu Bushinwa, urwego rwa Formula 1 rushinzwe kugenzura imodoka rugasubiza ati ibi ni ugucitinga. Ariko nyuma yaho Red Bull yarakazanye igakubito barakemera, none Ferrari nayo yavuze ati natwe mutwemerere tukazane. Birangira rero babemereye yuko iyo Macarena yabo riyo wingi bayizana mu Bubirigi. Bakabe expecting yuko niba yikoresha mu Bubirigi kuri speed bagenderagaho haziyongeraho byibuze speed y'ibirometero 11 mu isaha, bazahita biyongera. Tuvuga niba imodoka yagendaga ku birometero 300 mu isaha muri straight mu mirambi, ubwo hazahita yongera 11 ibe yagenda ibirometero 311 mu isaha. Ibyo ngibyo raba avantage ikomeye. Abantu bose bagize ubwoba, uwo bita Toto Wolff yagize ubwoba, yavuze ati ariko izi upgrade Ferrari iri gukora ubizazikora igeze ryari, kuko hari upgrade ikipe ibitemerewe kurenza. Barabati rero izi upgrade ati mucunge neza iyi Ferrari nta izagera mu kwa 8 mu kwa 9 itakemerewe kugira ikintu na kimwe yongeraho. Ati upgrade zose package zose yarazirangije. Ariko ibyo yakora byose birabareba, pfa kuba bari ku imodoka ukwigira nziza. Ubu rero mu Bubirigi abantu batinya bavuga ati ikintu Ferrari bukore. Batwaye Grand Prix y'Abongereza atari bo bafite umuvuduko urenze muri straight mu mirambi, ariko none ubu ngubongeyeho none n'undi muvuduko ko bari bafite. Izindi modoka rero urumva yuko ni ibishanga gusa. Tubonane rero muri weekend. Sawa ciao.